Amahoro nshuti muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, mutangabugingo, Imana ihoraho, Imana ishobora byose, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye ko wongeye kumpa uyu mwanya ukanyemerera kongera kuvuga ku ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo imitima yose igiye kumvira ijambo ryawe riyigireho ububasha, kandi nanjye ngiye kurivuga umfashe, byose bibe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi turagarutse dusubiza bimwe mu byibazwa na benshi. Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo cya kabiri kigira kiti gukiranuka ni iki? Ubundi gukiranuka ni iki? Gukiranuka no kwezwa ni amagambo abiri afitanye isano ya bugufi. Gukiranuka no kwezwa ni amagambo abiri afitanye isano ya bugufi. Ubundi kwezwa ni iki? Kwezwa ni ukwitunganya mu gihe cyose ucumuye, kuko burya ibyaha bigereranywa n'imyanda iba yanduje umuntu. Biba bisaba yuko umuntu akaraba cyangwa se yikuraho iyo myanda kugira ngo yezwe. Icya kabiri ni ukugarura ubusabane bwawe n'Imana. Pawulo yaravuze ngo ese dukore ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busage? Aravuga ngo ntibikabeho. Niyo mpamvu umuntu wese ukoze icyaha w'umukristo agomba guhita ashaka uburyo yikuraho imyanda, yiyeza, yitunganya, yatura ibyaha, kuko ibyaha ntabwo bihunikwa. Bivuze rero ngo umuntu agomba kugira ngo agarure ubusabane bwe n'Imana. Kwezwa ni ukugarura ubusabane bwawe n'Imana. Icya gatatu, umwuka wera burya niwe utweza kandi ni nawe uturinda kutanduzwa. Umwuka wera burya niwe utweza, ni nawe kandi uturinda kutanduzwa n'ibyaha ndetse n'iyi si. Reka tuvuge ku nyigisho y'umunsi. Gukiranuka ni iki? Gukiranuka ni ukwemerwa n'Imana bidatewe n'ibyo ukora, ahubwo bitewe n'uko wizeye icyo Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba. Reka dusubiremo. Ni ukwemerwa imbere y'Imana bidatewe n'ibyo ukora, ahubwo bitewe n'uko wizeye icyo Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba. Nguko gukiranuka Imana ivuga kandi ishaka. Abakorinto ba kabiri ibice 5:19-21 aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. 21, kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kuko utigeze kumenya icyaha, uwo ni Yesu, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo, Yesu Kristo yari umukiranutsi, n'ubu ni umukiranutsi, ntabwo yigeze akora icyaha, ariko Imana yamugize icyaha, aremera bikivume, kugira ngo Imana iducungure ibyaha byacu, ariko binyuze muri Yesu Kristo. Make kugira ngo Imana abantu twebwe iduhindure gukiranuka kwayo, nuko yagombaga kugira ngo Yesu Kristo Imana imuhindure icyaha, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya, haleluya. Abaroma 8:1 haravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Mwumvise ko abari muri Kristo Yesu ntabwo bazacirwaho iteka. Kubera iki? Kubera ko bari muri Kristo Yesu. Reka tubahe urugero.
Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka. Abagalatiya 3:6 niko havuze. Haravuze ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Kubwo kumvira Imana, Imana yamuhinduye ubwoko bw'Imana, ayizeye bimuhwaniriza gukiranuka. Itangiriro 12:1 haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu, usiga inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. 2, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Burya umukiranutsi wese agomba kuba yujuje ibi bintu 4. Agomba kuba afite aho yavuye, aho ni mu byaha, akaba afite ibyo yasize, akumvira Imana ndetse akizera Imana. Muri make umukiranutsi agomba kuba yaravuye ahantu, hari aho yavuye, hari ibyo yasize cyangwa se yaravuye mu byaha, yarasize ibyaha. Icya 3 akumvira Imana. Icya 4 akizera Imana. Ngizi intambwe enye zikugeza ku rugero rw'igihagararo. Dore ngizi intambwe enye zikugeza ku rugero rw'igihagararo. Mwakire ijambo ry'Imana. Umuntu wese ukeneye inama, twandikire muri komenti cyangwa se uduhamagare. Nimero yacu turashyira munsi y'ikiganiro kugira ngo buri wese ayibone. Ukeneye inama, ukeneye ubufasha bijyanye n'ijambo ry'Imana, uwo nguwo naduhamagare, natwandikire, kandi twiteguye kumugira inama ndetse no kumusengera. Twiteguye kubikora kuko biri mu nshingano zacu. Mwakire ijambo ry'Imana, muhahe, muronke. Amen.